twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani adutumira kuri buri munsi kugira ngo duhure nawe atugirire neza adukize. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, yiyemeje kuza kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 22 tariki 3 Nzeri 2022 ubwo duhimbaza mutagatifu Gregori y'ikirangirire. Amasomo atatu tugiye kuzirikana: isomo rya mbere ryo muri ya mbere kwa mutagatifu yandikiye Abanyakorinto, umutwe wa 4 umurongo wa 9 kugeza ku 15. Bavandimwe, nge uko mbibona, twebwe intumwa Imana isane yadushyize inyuma y'abandi nk'abacira urwo gupfa. Koko rero twahinduye agashungero cy'isi n'akabamarayika n'abantu. Twebwe turi abasazi ku mpamvu ya Kristo, naho mwe mukaba abanyabwenge muri Kristo. Twe turi abanyantege nke, naho mwe murakomeye. Murubashywe, naho twe turasuzuguritse. Kugeza amagingo turicwa n'inzara, dufite inyota, twambaye ubusa, turakubitwa, turabuyerezwa, kandi turacogozwa no gukoresha amaboko yacu. Baradutuka tukabifuriza umugisha, baradutoteza tukihangana, baradusebya twe tugahoza abandi. Twahinduwe nk'icyavu cy'isi, kugeza na n'ubu batugize ibicibwa mu bantu. Ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo ni ukubaburira nk'abana banjye nkunda. Naho mwagira ibihumbi n'ibihumbi by'abarezi muri Kristo, ababyeyi banyu si benshi, kuko ari njye wabibyariye muri Yezu Kristo kubw'inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza. Uhoraho n'umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Ibyo abamwubaha bashaka arabikora, baba mutabaje akabumva akabagoboka. Uhoraho arinda abamukunda bose, ariko abagiye nawe bose akazabarimbura. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibyo bigushima. Umunwa wanjye uzavuga ibisingizo by'Uhoraho, n'ikinyamubiri cyose kizarata izina rye ritagatifu, iteka ryose rizira iherezo. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Muri icyo gihe ku munsi umwe w'isabato, Yesu anyura mu mirima yeze, abigishwa bamafuza amahundo y'ingano, bayavungira mu ntoki barazirya. Abafarisayo bamwe baravuga bati, niki gituma mukora ibujijwe ku isabato? Yesu arabasubiza ati, ntimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe yari ashonje we nabo bari bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana agafata imigati y'umuriko akayiryaho, akayihaho nabo bari bari kumwe, kandi yarigenewe abahereza bitambo bonyine. Nuko yungamo ati, umwana w'umuntu niwo mugenga w'isabato. Umwana w'umuntu niwo mugenga w'isabato. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Uyu munsi turahimbaza mutagatifu Gregori w'ikirangirire, Saint Grégoire le Grand. Batubwira ko mateka ko kantu cy'ikirangirire cyangwa le Grand ari uko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa bihambaye kuvugura liturujia ya Kiliziya Gatolika, cyane cyane hazi cyane ku gikorwa cy'indahangarwa cyitwa Chant Grégorien. Uyu Grégoire duhimbaza ko ari umupapa 64. Batubwira uburyo yabayeho mu buzima busanzwe kandi bworoshye, ariko agakora byinshi. Nguyu wa mutagatifu ukora ibisanzwe ariko akabikora mu buryo budasanzwe. Grégoire ngo akaba ari mu bahanga 5 ba Kiliziya, abarimu ba Kiliziya, Docteur de l'Église, ari kumwe na Ambroise, Jérôme cyangwa Hieronyme, Augustine ndetse na Irene de Lyon. Grégoire nawe akaza muri abo 5 nyine, abarimu ba Kiliziya, Docteur de l'Église. Nguko kubaho mu buzima bworoshye ariko agakora ibikomeye bishimisha Imana, bizagira akamaro Kiliziya y'isi yose. Amasomo atagatifu Kiliziya mu byacu dutegura uyu munsi aradushishikariza guha agaciro umuntu kurenza ibintu. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti, uko wasimbuka imitego igihe abantu baguteze, igihe abantu bakureze. Wasimbuka ute imitego? Waburana ute kandi ugatsinda? Kugira ngo utsinde urubanza, kugira ngo utsinde ibyo bakureze, kugira ngo utsinde mu rukiko, wakoresha iki? Wabigenza ute igihe bakureze? Turaza kubona ko muri amasomo umukristo ahura n'ibirego byinshi. Ese igisubizo ni ukwisobanura buri kanya cyangwa ni ukureka hakagira ugusobanura? Aha turagiye kubona ko iyo nshatse kwisobanura nk'umukristo nshobora gusobanya, ariko iyo ndetse Yezu akansobanura nibwo nyine nsobanuka.
dufite ingero ebyiri imbere y'ibirego babasha gusobanura abandi. Uwo ni Pawulo mutagatifu usobanura intumwa za Kristo, ndetse na Yezu nawe usobanurira intumwa ze igihe bazireze devant des fausses accusations, igihe bari imbere y'ibirego mpimbano kandi babareze. Yezu akagira gute? Akabasha kudusobanurira. Nawe umukristo rero, amasomo turi kuzirikanaho uze kwibaza ngo ninde ujye usobanura igihe bandeze. Twese tugomba kuyoboka Yezu kugira ngo agire gute adusobanure uko nasimbuka imitego, uko nasimbuka ibirego. Akamvuga umuhanga igira iti Dieu s'arrange pour arranger ce qui nous dérange. Imana ikora ibishobotse byose, ikanyura impande uko ishoboye kose kugira ngo dukize imitego, iturengere kandi iturenganure. Amen, amen. Mu isomo rya mbere turumva Pawulo urengera kandi akarenganura intumwa. Pawulo nk'intumwa ya Kristo ari imbere y'abakontre succès, abamuregaga, abarwanya Imana, abayobe, ariko akabasha kuburira abakristo b'i Korinti ko bazashobora kwitwara imbere y'ababarega, imbere y'abatoteza, imbere y'ibibazo. Nibwo Pawulo yagize ati, bavandimwe, ngewe ko mbibona twebwe intumwa, Imana isa niyadushyize inyuma y'abandi nk'abacira urugo gupfa. Akongeraho ati, twebwe turabasazi ku mpamvu ya Kristo, naho mwe mukanyabwenge muri Kristo. Twebwe turabanyantege nke, naho mwe murakomeye. Murubashywe, naho twe turasuzuguritse. Amen, 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 amen. Ahangaha Pawulo mutagatifu arashaka gukomeza iri koraniro ry'i Korinti, abereka ko bakomeye atari ku bwabo, ahubwo hari abandi babakomeza. Intumwa ya Kristo, intumwa nkuru nk'umugaragu w'abandi, niwe ugomba gukorera abandi, we akavunika, abandi bakamererwa neza. Pawulo ntagoheka, Pawulo ntasinzira kugira ngo arengere abakristo abayoboke b'Imana. Nubwo bitoterezwa, bakamukubita, bakamurega, ariko ibi abikora nyine kubera ko atumwe na Kristo. Kristo umunyamibabaro mukuru, akaba ari we yisunga, akaba ari we yiyambaza. Nuko rero natwe abakristo bavandimwe, kuba dukomeye, kuba turi ahangaha ntabwo ari ku bwacu, ni Kristo wabikoze. N'abandi benshi bagiye batuvunikira, abakuru ba kiliziya nka Gregoire kumvise, ndetse n'abandi benshi babivana hehe? Kwa ba Pawulo, ku ntumwa. Abo bose Kristo yagiye ashinga kiliziya ye kugira ngo bayikorere, maze bakorere abayoboke b'Imana. Wowe nanjye turimo. Nguko twebwe dutavunika kuko dufite abaturuhiye. Nguko ko intumwa ya Kristo Imana ihora iri hafi kugira ngo iyigirire neza, iyirengere mu gihe cy'amagorwa. Kuko no mu byo Zaburi yabiririmbye agira ati, uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza. Amen, amen, amen. Iyo fite Imana mbafite byose. Iyo Imana indi ruhande, ntawe ushobora kugira icyo nkoraho, ntacyo ntaba, nta kizampungabanya niba ndi kumwe n'uhoraho. Ubwishingizi kuba ndi kumwe n'Imana nibwo tujye kumva muri Ivanjiri. Mu isomo rya mbere Pawulo urengera intumwa z'Imana igihe bazireze, igihe ziri mu byago. Uyu Pawulo araganisha kuri Yezu Kristo, we nyirizina utubera umugaragu, akatuvuganira, akaturengera. Nguyu umuvugizi. Ibaze nawe uri mu rukiko, bakureze, wasanga ari n'amahugu, wasanga ari ibinyoma, ariko wagira gutyo ukabona umwavoka, un défenseur, ukuvuganira, umuvugizi. Umuvugizi rero ni Yezu Kristo, niwe muvugizi uhebuza abandi bose ubuvugizi. Yezu Kristo agatuvuganira igihe batureze. Turamwumva Yezu akora umurimo ukomeye cyane, bareze intumwa ko zamamfuje ingano, none Yezu arazivuganiye. Ariko abafarizayi icyo bareze izi ntumwa, ntago bareze iki cyaha cy'ubusambo, ahubwo bareze ko ibi babikoze ku munsi w'isabato. Nguko gushaka gukurikiza amategeko, ugashaka ko amategeko yakwica n'abantu. Nyamara Yezu we arashaka gutwereka ko amategeko atari ukwica abantu, ahubwo ari ukubakiza. Ikindi kandi akatwereka ko sabato ari wigenga, kuko sabato ntago ari umwanya wo kugira ngo umuntu apfe, ntago ari ukwica umuntu, ahubwo sabato ibereyeho kurengera umuntu. C'est pour le salut des hommes, no kugira ngo umuntu abone agakiza. Ngo umunsi w'Imana, umunsi w'Imana ntabwo ari ukugira abantu nabi, ahubwo no kugira abantu neza. Ntago ari ukwica, ahubwo no gukiza. Yezu rero muri Ivanjiri aduhaye n'urugero rwa Dawudi, we wakoze ngo ikintu gitari cyemewe, ariko kubera abantu agiriye, kubera gukiza abantu, akabasha kubarengera, akabasha kubakiza, akabasha kubagaburira, nuko bagahembuka, bakamererwa neza. Rero Yezu Kristo aratwigisha ikintu gikomeye cyane imbere y'urupfu, gukiza umuntu, kurengera ubuzima bw'umuntu. Amagara y'umuntu niyo yihambere. Umuntu afite agaciro kurenza ibintu. Ngizo za mpuhwe za Yezu. Yezu ntabwo we areba cyane cyane amategeko, ahubwo areba impuhwe ze. Impuhwe za Yezu zidukiza, urukundo rudukiza.
nibyo Yesu ashatse kusubiriramo abafarisayi. Umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Amen, amen, amen. Ahangaha Yesu agashyira imbere umuntu imbere y'ibintu. Kuri Yesu ibintu biburizwamo imbere y'abantu. Naho ku bafarisayi bakwemera umuntu bakamubura ariko bakabona ibintu, bagakomeza batsimbara ku mategeko yabo. Ngiki kintu Yesu ashaka kwita ku muntu, ku buzima bw'umuntu, umuntu nkamuha agaciro nk'ikiremwa cy'Imana, nk'umuntu waremye mu ishusho y'Imana, nkaba namurengera uko nshoboye kose. Ese ndi mubica cyangwa ndi mubakiza? Yesu agatwigisha ikindi kintu gikomeye muri iyi vanjiri, ko gukiza, ko gutabara umuntu bitagombera iminsi. Umubyeyi wari uzi ko gupfa bitagombera iminsi? Hari umuntu wavuga ngo ejo nzapfa? Hari umuntu wafata isaha akavuga ati ngewe ku isaha y'ingiyi niho nzapfa, n'undi ati nanjye nzapfa kuri uyu munsi? Aha, uko utashobora kumenya umunsi uzapfira, nta nicyo gihe utashobora gushyiraho irati ku munsi wo gukizwa. Ku isabato umuntu ashobora gupfa mu munota umwe kimwe n'uko yakira mu munota umwe. Niyo mpamvu Yesu adusaba cyane cyane gushyiraho umutima ku isaha yo gukizwa. Iyo ngiri ubuntu Yesu akangiza, Yesu ntareba iminsi, Yesu ntareba amasaha, buri munsi Yesu arakiza. Isabato bisobanura umunsi w'umukiro, le jour du salut, le jour du Seigneur. Umunsi wa Nyagasani rero nta wundi ni buri munsi nyine, kuko Nyagasani adukiza buri munsi. Rero kuza mvuga ngo ni ku cyumweru, ni ku isabato, ngo ntabwo ushobora gukiza umuntu ku isabato, ntabwo ushobora kugaburira umuntu ku isabato, anya uri kwibeshya. Aho ngaho ahubwo niho ugira neza cyane kurenza iyindi minsi yose. Yesu ntareba iminsi. Buri munsi Yesu arangaburira, buri munsi Yesu arangiza, buri munsi Yesu arandohora, buri munsi Yesu arantabara. Ese wasanga ngewe iminsi, ibintu, ibyubahiro mbishyira imbere y'abantu? Ugasanga buri gihe narengagije mugenzi wanjye, muhora iminsi, muhora ibintu. Buri gihe mugenzi wanjye agahora yisobanura, buri gihe mugenzi wanjye agahora mu manza kandi ari byo zimushoramo. Kwisobanura. Buri gihe mugenzi wanjye agahora asimbuka imitego, aho gukora imirimo, aho gukora akazi, ugasanga ari imitego buri gihe mugenda mutega. Nabageze kure, byaba bibabaje, nabandi umufarisayi. Ese mu Kristo, kimwe Pawulo uvuganira abakristo b'i Korinte, kimwe na Yesu uvuganira izi ntumwa ze, bityo akabasha kubasimbutsa imitego bari babateze, ibirego bari babareze akababuranira bagatsinda, bakagenda bemye kuko Yesu ni mugenga w'isabato nyine. Ese wo mu Kristo, iyo uhuye n'ibibazo, ugahura n'ibyago, ugahura n'imitego, aba contre succès, abanyeshyari, uyisobanura ute? Wakuraho amagambo asa gusobanura, waretse Yesu akagusobanura. Ese nawe ni Yesu kuvuganira nk'uko tubyumvise muri aya masomo, cyangwa wiha kwivugira bikaza kurangira univuguruje? Ahubwo hari igihe nivugira bikaza kurangira ndi kwivuguruza. Naretse Yesu akamvuganira koko. Ni ryari ntabaza Yesu, ni ryari njya mu isengesho nkabwira Yesu ibintu binshikabiye, ngatakambira Yesu, nkajya gushengerera, ngicara imbere Yesu, Yesu wenyine akandeba akarimvuganira. Ni ryari mu Kristo, ni ryari ibyo mbikora? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, kandi bari bafite n'abana, ariko babanye nabi. Kubera iki? Umugabo muri urugo yafuhaga cyane bikomeye cyane, ku buryo ngo yabonaga umugore we ari kumwe n'undi musore cyangwa undi mugabo, dojari masculin, agahita afuha, agataha acyurira umugore we ngo ari kumuca inyuma, akamuhimbahimbira ibirego byinshi n'ibinyoma byinshi. Uyu mugore akagira agahinda, agahera mu kwisobanura, ariko shwi. Ubwo rero muri telefone zabo bari baranditsemo amazina y'abantu bakundaga guhamagarana kenshi. Umugore muri telefone ye yari yanditsemo umuntu ukundize kumuhamagara witwa Papa. Nuko umugabo kubera ko yafuhaga, yagenzura telefone y'umugore, agasanga uwo muhamagaye, uwo mwandikiye twa message ngo byumvikane tw'urukundo turyoshye, ari rya zina Papa. Ariko akirinda cyane kumwereka ko iyo telefone ajya yirebamo kugira ngo arusheho kujya areba ayo makuru cyane. Akaba yarafite igikaye kinini yajyaga yandikamo ibintu byose uwo mupapa yamwandikiye, n'inshuro yamuhamagaye, yewe n'ibyo bavuganye cyangwa ibyo yamwandikiye, akabyandika muri yakaye nini. Nuko ngo yabire ibintu yamwandikiye, akagira ishyari. Nta kabuza uyu mugore afite ukuntu abanye n'uriya yita Papa, nta kabuza ajya aca inyuma. Umugabo yabireba nagashaka uburyo azajya yihimura rwose. Nuko aragenda na muri telefone ye, umukobwa bari bashudikanye ngo wigaga muri universite, umunyeshuri mubyeyi, bishoboke ko nyine hari udufaranga yamuhaga, nawe aragenda aho kugira ngo yandike sheri, nirinze kuvuga indaya ye, arangije yandika ngo mugabo Joseph. Uranyumvira ababyeyi, iryo zina abaryandika muri telefone kugira ngo umugore we nabibona
niyumvira izina umugabo Joseph naribona azahita amenya ko biri kose n'umugabo nka mugenzi we wenda bakorana imirimo cyangwa n'undi, ariko akaba arahamaganaga cyane. Wa mugabo anyarukira muri telefone y'umugore yasanga papa yandikiye umugore, nawe muri ako kanya nguri kwihorera agahita yamagarishwa mugabo Joseph, ubundi bakajya muri urwo bakaguma iyo ngiyo. Ndetse n'igihe amuhamagaye bari kumwe n'umugore, uko bari barumvikanye niyo shoreke niyo ndaya ye, nuko akitaba ati alo mugabo Joseph. Nyine byumvikane umugore w'abandi ntamenye biri kubera iyo hirya kure muri Afurika. Kera kabaye rero ngo umugabo w'urugo ntiyashyirwa n'ibisobanuro umugore yamuhaga, dore ko igihe cyose yazaga agasanga hari utwo bandikiranye nawo mupapa, umugabo amurazaga ku muguruko akarara amuhondagura. Umunsi umwe rero igihe kiza kugera, wa mugabo aza gufata icyemezo cy'uko uyu mugore agiye kumwirukana. Nuko araza amukorera inama, abumbura cyagikaye, ubundi aramusomera. Ni nka kwa kundi discours no tariki, nuko aratangira aramusomera buri tariki yose ikintu bavuganye na wa mupapa, buri tariki yose ikintu yamwandikiye byose arunda aho ngaho. Umugore atangira kurira n'agahinda kenshi kubera ko yarebuze uburyo yakwisobanura, kandi ibisobanuro yatangaga umugabo ntabyakire ntabyemere, kubera ko nyine yari afite gihamya n'izo nyandiko zose bandikiranaga n'uwo mupapa. Maze umugabo abwira umugore ati hambira utwawe ubundi ujye iwanyu, sinakongera kubana nawe kuko ufite abandi bagabo bana nabo bariya wise muri telefone ngo papa. Nuko umugore aratangira arahambira, ubwo umugabo akamwambuye amatelefone yose kugira ngo atongera kuvugana na papa. Amaze kumwambura telefone byumvikane yari yabanje no kumuhondagura, umugore ajya mu cyumba atangira guhambira utuntu twe twose. Maze arangije guhambira, nuko agiye kugenda ageze hafi ku irembo, wa mugabo afite telefone n'uzifite, wa mugabo agiye kumva, mwumve ababyeyi surprise, agiye kumva yumva telefone irasonye, ariko handi sone ngiye guhababwira ngo yasoneye muri momo. Iyi telefone irangije gusona, abona message ya wundi witwa papa muri telefone y'umugore, atangira kugira amakenga. Nuko yisomye n'amatsiko menshi, kuko akenshi umupapa yamubwiraga ati uzaze unsure uzaze undebe. Nuko noneho baravuga ati mbonye ikimenyetso noneho gihamya cyerekana ibyo mubona uriya mupapa. Nuko soma ya message. Babyeyi ngaho fori cyari kiri muri iyo message, fori cyari kiri mu butumwa bugufi uwo mupapa amaze kwandikira wa mugore. Nuko wa mugabo n'amatsiko menshi arayibumbura, ariko afite ikibando mu ntoki ko noneho abanza no kumuhondagura mbere yuko amuhereza iwabo. Nuko asomye ya message, dore icyo yavugaga: mwana wanjye rero ndagukunda cyane bikomeye cyane, ubu kuri konte yawe maze koherezaho 3,000,000. 1,000,000 ni yawe, ukemuza utubazo two mu rugo, gufungura ibiryo by'abana, ubundi ugaburira abana. Izindi 2,000,000, imwe uyiha umugabo wawe yishyiramo amadeni yose afite, indi ya kabiri n'ubundi uyiha umugabo wawe ajya kwivuza, dore ko twumvise ko afite indwara ikomeye yamurembeje. Ahasigaye mwana wanjye ukomere, ubu nabonye akazi gakomeye cyane kampemba bikomeye, nuzajya ugira ikibazo ujye uhita umbwira ubundi nkohereza amafaranga. Babyeyi, tekereza nawe uri uyu mugabo umaze kwirukana uyu mugore, none ukaba usomye message papa we yamwandikiye. Ese uri buze kubigenza gute? Ese uyu mugore uramugarura n'amayeri iki? Nuko wa mugabo n'isoni nyinshi n'ikimwano nk'ikimisaraba 10, nuko aragenda ajya imbere y'umugore, maze arapfukama aramubwira ati tujyane kuri banki, papa yatwandikiye ka message keza. Babyeyi mu nyumvire, atangiye kumwita papa nyuma yuko muhaye ibintu. Ese uyu mugabo muri rugo uragarura n'amayeri cy'uyu mugore ko varanje guhambira ibintu bye? Ese uyu mugabo muri rugo azashobora guhishurira uyu mugore we rya zina rya mugabo Joseph yanditse muri telefone ye yanshorekeye? Azayivaho gute nyuma yo kubona ko uyu mugore atamubeshyaga ko uyu nguyu yari papa we? Bakristo bavandimwe, wo ukuntu bamwe twagiye duhindura amazina mu telefone yacu mu ikoranabuhanga, aho abagabo bita inshoreke zabo ba mugabo, ba Yosefu, ba Vedaste, ba Yohani, kandi ari umukobwa w'inshoreke ngo kugira ngo umugore atazabivumbura. Ayinya, amaherezo y'indyarya ihimwa n'indyamirizi. Ese mugore, muri telefone yawe wanditse mwahe mazina? Ugasanga wanditsemo amazina y'abakobwa kandi ari abagabo uhura nabo kugira ngo urugo ruyobye, ngabo ba Chantal, ba Alice, ba Maria, nandi mazina menshi, kandi uri kujisha umugabo wawe. Bakristo bavandimwe, nguko dutakeneye kwisobanura twebwe ubwacu ko twasobanya, Yezu niwe udusobanura. Yezu aragira gutya, iminsi irashira indi gataha, ariko igihe kizagera agashyira ukuri ahagaragara, akagaragaza ko uriya ko atari inshoreke yawe, ko atari umugabo wawe,
bikagaragaza ko kudaca inyuma, kutabeshya, kuriya nyine ari papa wawe ni ukugira neza, papa wawe ni ugusobanura igihe ugiye kurengana kandi akagusobanura ku buryo bw'agatangaza, nk'uko Yezu Kristo atuvuganira igihe bagiye guturenganya, igihe baduteze imitego, igihe tugeze ahabi, igihe tugeze ahaga, igihe inzara igiye kutwica, igihe turwaye, igihe turi mu kaga, ni uko Yezu akagira gutya akadusobanura, tukagira gutya tukumva telefone yacu igize gute isoneye muri momo. Mbega akamesaje keza ko muri momo. Aha bakristo bavandimwe, tujye ku ruhande rw'uyu mugabo muri urugo rwe, bitwereka uburyo abantu turi materialiste, uburyo dukunda ibintu kurenza abantu. Nimbona amafaranga ngo niho nzemera ukuri, nyama. Nimbona amafaranga ngo data uko mpaye ngo nibwo nzemera ko umugore wanjye afite ijambo, nibwo nzemera ukuri k'umugore wanjye. Wabyemese mbere utarabona amafaranga. Ni koko babyeyi, urukundo koko ruzaba urwo kugura? Wemere uwo mubanaho ukuri kubera amafaranga umaze kubona koko? Utarayabona se ntiwabyemera? Yego ntitubuje amakenga, ariko se none kuki wumva warenganya mugenzi wawe ariko wowe ukarenganya? Bakristo bavandimwe, nguko ibintu bitagomba kudutwara umutima ngo twibagirwe ubuntu bw'Imana, ngo twibagirwe abantu. Yesu muri iki cyumweru cyose yajya aduhamagarira gusiga ibintu, yewe tugasiga n'abantu, tugasanga ubuntu bw'Imana, tugakunda umuntu. Noneho umuntu kuko ari uzatugeza nyine ku Mana, kuko Yesu atubwira ati gukunda Imana na mugenzi wawe niryo tegeko rikuru ry'ubwami bw'Imana, itegeko ry'urukundo. None se niba nkunze ibintu kurenza abantu, ninde uzantabara? Ninde uzankiza? Nzabaho gute? Ibaze nawe ubwo bunyamaswa bwose. Nguko mu ngo zacu, mu nshingano zacu dushaka gusabira amafaranga, ariko se ubuntu bw'Imana buri hehe? Kuko nyine impuhwe zisesa urubanza. Mukristo muvandimwe, nubana n'umuntu akajya buri gihe agushinja, ubuzima bwawe bukabaho kugenda usimbuka imitego, bakureza ahangaha, ejo baguhimbahimba ibi ngibi. Humura, niba atari byo, Yezu arahari kugira ngo azagusobanurire. Uzirinde kujya wisobanura, kuko Yezu niwe gusa ushobora kugusobanura igihe bakureze. Car Dieu s'arrange pour arranger ce qui nous dérange. Iyo nshatse kwisobanura nk'umukristo ushobora gusobanya, ariko iyo ndetse Yezu akansobanura nibwo nyine nsobanuka. Urakoze Yezu, ukomeze kutugira neza buri munsi, kwibera abawe buri munsi. Gregori mutagatifu, dusabire. Mwese Imana ibamugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru wa Diyosezi ya Cyangugu.